Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Academy Pro. Nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye kuko ni ibyiza ni ukuri duhora twifuriza abantu muri rusange, cyane cyane n'abakunzi ba channel yacu. Rero mu by'ukuri uyu munsi ntabwo meze neza kubera ko ibicurane ntabwo byanyoroheye, ariko hari amakuru rwose y'umumaro nifuje ko abantu bamenya. Navuze nti ngiye gutegereza undi munsi abantu baba barimo gucikanwa kandi wenda harimo abashaka guhita bayabyaza umusaruro, kubera ko nanjye nabonye ari ay'ingirakamaro. Ni ukuvuga rero murihangana mukurikire neza kuko nanjye ntabwo ndi bufate iminota yanyu myinshi, ariko byibura mugire aya makuru. Ni ukuvuga ngo iyi ni USD CHF, nayo ndumva ubushize hari video nakoze nkiheraho nerekana chart yayo, ariko ntekereza yuko hari abantu bashoboye kuyibyaza umusaruro uyu munsi nkurikije ukuntu mbona isoko mu by'ukuri yitwaye. Biragaragara yuko hari harimo opportunity rwose mu bifatika. Rero icyo ngira ngo mbabwireho, hari umuntu uba warifuje akavuga ati yewe rero nkunda umwuga wa forex trading, uwo mwuga ndawukunda. Hari n'umuntu mushyashya uzumva ino video rwose akavuga ati reka nanjye mfate icyemezo. Mu by'ukuri amezi ntabwo asa n'iminsi ntabwo isa, hari ubwo umuntu aba adafite igishoro rwose pe ukaba nta gishoro ufite, ariko nagira ngo nibutse n'abashyashya wenda bashaka kwiga ko ibijyanye no kwiga nabyo twarabyoroheje, school fees twayikubye hasi nyine, umuntu mushyashya rwose yumve ko byoroshye, kubera ko turajyanisha n'ibihe n'ukuntu situation imeze hano hanze. Kuko hari umuntu wari nabonye yabikomoje yabimbajijeho muri comment kuri video yabanje. Rero icyo nari ngiye komozaho ku muntu usanzwe tradinga ariko akaba avuga ati none muri ino minsi ntabwo birimo gukunda, cyangwa se ni gute nabona igishoro kinini ariko bitansabye ko nishyura. Mu by'ukuri hari uburyo nababoneye umuntu yabonamo igishoro ku muntu usanzwe wumva cyangwa se ufite aho ageze muri trading, uburyo wahabwa konte utari bwishyure rwose, nta kintu na kimwe uri witangeho kijyanye n'amafaranga. Iyo konti ukayikoresha, noneho babona mu by'ukuri umusaruro uyibonaho urimo gusobanuka nk'uko babishaka, bikaba byaguhesha kuba baguha indi konti noneho yawe ugumana uzajya ukoresha muri trading. Ndabizi amakuru nk'aya kuko abantu ibyo bamenyereye wenda n'abasanzwemo, ni hahandi wishyura amafaranga makeya kugira ngo ubone konti muri profam runaka, wishyureho makeya kugira ngo uyibone, ibintu nk'ibyo. Ushobora gusanga rero hari umuntu uzumva ino message ariko muri ino minsi wenda amafaranga n'ayo ngayo makeya turimo kuvuga 50 bajya batanga wenda se, cyangwa 40 cyangwa se 100 cyangwa ngahe kugira ngo bagure ya profam, ukeneye konti nini, nawe mu by'ukuri ayo ngayo nayo akaba atayabona bitewe na situation. Iminsi ntabwo isa, amezi ntabwo asa, kuvuga ati iyo konti y'ubuntu reka nkore ibishoboka, ibyo basaba nanjye mbyuzuze, hanyuma nshobore kwigira imbere, ngire icyo nigereraho. Ni ukuvuga ngo rero konti mu by'ukuri urabona nk'aha ngaha, iyi navuga ko nayo ari profam. Baguha konti y'ibihumbi 100 by'idolari, ariko icyiza gihari ni uko ntabwo bayikwishyuza, bakubwira ngo uba wishyuye aya ngaya kugira ngo ushobore kuyikoresha rwose. Kandi icyiza nanone ntabwo turi buyite ngo ni demo cyangwa konti yo kwitorezaho konti, kuko nayo hari ibyo bakubwira kubahiriza, wabyubahiriza nk'uko bikwiriye, bikayikuvanaho noneho ukajya ku yindi yawe, noneho wowe wicururizaho. Urumva ko ibyo bintu ntako bisa. Link rero ndayishyira muri description ndetse no muri comment, ariko igihari n'uvuga iyo konti y'ibihumbi 100 mu by'ukuri ntabwo umuntu yemerewe kurenza igihombo cy'ibihumbi 5 ku munsi, ubwo ni mu madolari mvuga.
ndetse no muri rusange igihombo cyose muri rusange ntabwo muri rusange ndavuga kugeza iyi nyungu isabwa uyigejejeho, ntabwo wemerewe kugira igihombo muri rusange kiri hejuru y'ibihumbi 10. Kugeza ku bihumbi 10 by'idolari ubwo mbese kuvuga ngo ikijyanye na risk management muri rusange twavuga ko cyaba kitagenze neza. So uburyo bwo gutredinga rero nabwo ntabwo bugoye kuko niba iyi ngiyi ni urugero, niba iyi ari gold urabona ko hano ni kuri wenda abantu bamenyereye, abantu benshi wenda batandukanye MT5, abandi bamenyereye MT4, ariko iyi n'indi platform itari muri izo ebyiri yo gutredingiraho nayo. Urabona hano hari side ya sell, hano hari side ya buy, hano hari ama currency pairs agiye atandukanye, currency pairs zigiye zitandukanye rero hano urabona ko hazamo na crypto ndetse Ethereum, urabona ko wagira icyizere ririmo hano, ndetse na BTC ushobora kuyitredinga. Izo ni crypto zikomeye ushobora gutredinga, izindi ni currency pair bisanzwe. Hano donc ushobora gukora buy, ushobora gukora sell bitewe n'ukuntu of course urumva habanza kubaho kwiga isoko birumvikana, byaterwa, ushobora kuzamo nk'uri umuscalper, scalping iremewe, swing nayo iremewe. Iyo mvuze ngo swing iremewe ni ukuvuga ngo biba byemewe ko umuntu ashobora kurazamo order biteze ikibazo runaka. So kwinjira inshuro nyinshi nabyo biremewe, kwinjiramo ugahita usohokamo wongera winjiramo nabyo nta kibazo rwose. Gucuruza washyizeho stop loss, ibyo ngibyo byo ndumva ntabwo ari ibintu twatindaho cyane, kubera yuko abantu barabizi ko ubucuruzi mu by'ukuri trading idafite stop loss biba bimeze, umuntu yaba ameze nk'aho arimo kwiyahura. Ushobora kuvuga uti wenda ndashyiramo order mpite mvamo ako kanya, nongere nshyiremo indi mpite mvamo. Ibyo bintu by'ama stop loss wapi, ariko ubundi stop loss kuyikoresha ni ikimenyetso cyiza mu by'ukuri cya discipline, ko umuntu afite ari discipline mu byo akora. Kubera yuko n'iyo ngiyo uvuga ngo urashyiramo order uhita uyikuramo, ushobora kuba ukiyishyiramo isoko rigahita rijya mu cyerekezo kitari icyaho ako kanya ryihuse cyane, ugasanga bihise byangirika. Nk'uko nababwiye yuko hari igihombo ku munsi umuntu atakwiye kurenza, ndetse no muri rusange ni toto adakwiye kurenza. So ikintu cya discipline rero umunsi ku wundi irakora. So iyi konti rero bayiguha mu gihe kingana n'iminsi 30. So noneho bakareba ko intego bakubwira z'inyungu bakareba ko uzigeraho muri icyo gihe cy'iminsi 30 nk'uko bisabwa. So abantu baraza kujyaho wenda bajyeho basome, nimara kubaha iyo link umuntu ajyeho asome, donc aho atakumva nanone ashobora no kuba yasobanuza, kuko muri description ya buri video nshyiramo nimero ya WhatsApp, ntabwo ari iyo guhamagara, ni iya WhatsApp, ku buryo umuntu dushobora kwandikirana. Kandi no mu miterere ya muntu hari abantu bakunda kwandika kurusha call, ndi umwe muri abo bantu rero. So numva aribwo kuko urumva umuntu aba ari no mu tundi tuntu n'iki, so kwandika rero biranyaruka kurusha call. Ariko ndabizi ko hari abantu rwose bazishimira kuba bagira konti nk'iyi ngiyi, bakaba bayikoresha ikaba yagira icyo ibazanira, kubera yuko nk'uko nabivuze mbere, nta mafaranga n'aya na make bisaba kuyishyura kugira ngo ushobore gutangira challenge, hanyuma bikwigize imbere bizaguheshe konti yawe nk'igihembo, noneho uzajya ukoresha rwose kandi iyo konti yo unayigengaho. So numvisha aya makuru ntayihererana, kubera yuko konti niba itanzwe ku itariki ya mbere ugomba kuyikoreraho kugeza ku itariki 30, nta mpamvu yo gutinda kumenya amakuru meza nk'ayo. So uzabishaka rero ntacyo bitwaye yazakoresha iyo link ndi butange muri description cyangwa se no muri comment, n'uzabishaka cyangwa se hari n'abandi ahita avuga ati oya, ati gutya na gutya, nta kibazo, ni amahitamo. Ariko ubundi uravuga uti umuntu umpaye aya makuru angiriye neza, reka nkande kuri iyo link yatanze iyo nkoresha, kuko nanjye ntacyo binyangizaho. Nuko nk'uko biba bimeze, ariko Imana ibarinde, ni byiza duhora tubifuriza sante sana.